reka ngusuze kandi nongere nguhe ikaze inshuti mukunzi wacu ku Ibendera TV. Njya nkunda kubabwira ngo ikitakwishe kikugira ukomeye. Ngongera nkakubwira ngo nta kure habi Imana itakura umuntu kandi nta kure heza Imana itashyira umuntu. Nubuhamya ku Ibendera TV. Nitwa na Christine Ntirushwa, mbaye ikaze uyu munsi. Tugiye kugaruka ku buhamya bwa Papi Clever, umuhanzi umenyerewe kandi ukunzwe mu ndirimbo zahariwe Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakaza amashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzana ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose nukugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV, ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Uyu muhanzi mu buhamya bwiwe atangira agira ati: amazina yanjye nitwa Pierre Clever Atuyizere, uzwi nka Papi Clever. Navukiye i Cyangugu muri Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba ahantu hitwa Mutimasi mu mwaka w'1991. Mvuka mu muryango mwiza utunze. Data yari umukire, iwacu yagiriraga neza abantu benshi. Ngize imyaka 2 n'igice Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 iraba. Nk'umuntu waruzwi, data umbyara yarashakishwaga cyane. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 nibwo bamwishe we n'abandi bagabo babiri b'inshuti ze. Batujyanye twese turi imiryango 3, ariko bageze mu nzira baravuga ngo haze abagabo gusa, abagore n'abana basubireyo. Nuko twarokotse rero. Papi Clever akomeza agira ati: Jenoside irangiye nibwo twatangiye kumva ubuzima bubi. Mama wanjye yari akiri muto afite imyaka 28, mukuru wanjye yari afite imyaka 3 n'igice, murumuna wanjye yari afite amezi 3. Mu muryango wa data abari basanzwe banga mama, noneho papa amaze gupfa biba ibindi. Imiryango iramwanga cyane. Yaje gukizwa atangira gusengera kuri ADPR Gihundwe mu mwaka w'1995, ajya muri korali ibita Betania. Abo mu muryango wa data bakomeje kujya bashaka kumwambura abana agasenga, tukagaruka. Twaje kuva i Kamembe dusubira ku ivuko, dutungwa no guhinga. Mama nyine akaba ari we uhinga kuko twe twari tukiri bato. Mama akomeza gusenga cyane, yimarira mu Mana. Yavuze ubutumwa ahantu henshi, yagiye henshi, ariko Imana ikomeza imubwira ko izamugirira neza. Nakuze mbona mama asenga, numva ko ibintu byose bituruka mu gusenga. Mu mwaka w'2002 nibwo Imana yamubwiye ngo nahaguruke ave i Cyangugu aze i Kigali. Tuvayo tujya i Kabuga, tuhaba mu ubuzima bubi cyane. Nabwo yarahingaga kugira ngo tubeho, agacuruza bigahomba ariko tubaho. Papi Clever akomeza agira ati: twaje kuva i Kabuga tuza kuba Kimisagara, twabaga mu kazu kenda kutugwaho. Imana yari yarabwiye mama ngo ajye mu murimo wayo. Yageragezaga gucuruza bigahomba byose. Yazunguzaga muri Nyabugogo imyenda bakamwambura. Yacuruje inyanya, intogi ku muhanda, amakara n'ibindi ntibuka. Umunsi umwe badusohoye muri ako kazu, twabuze 5,000 yo kuyishyura. Ajya kuducumbikisha ku mutante umwe, maze we akajya arara asenga mu byumba. Ubwo akaba ariho abonye icumbi. Twabaye ahantu henshi baducumbikira, ariko tuza kwimukira Kiruhura, aba ariho dutangira gusengera. Twabaga iruhande rwa Nyabugogo. Hari igihe twaburaga ibyo kurya, mama
mama akajya gusoroma imboga zimejeje kuri Nyabugogo, akaba arizo tujya zonyine n'umunyu nawo yawikopesheje. Naje nge kugenda njya i Cyangugu kwa mukecuru ubyara papa, njya kubayo n'abandi bavandimwe bansangayo kubera kunanirwa ubwo buzima. Famiye rero yo ku ruhande rwa papa ivuga ko mama noneho yabaye indaya n'abana bakaba baramunaniye kubera uburaya. Mama yakomeje gusenga, twe turiyo Rusizi, gusa agasenga n'ubwo buzima bukomeye. Ndaho kwa mukecuru niho najyaga kwiga mvuye kuragira, nava kwiga nkajya gucyura inka. Twize guhinga, twiga kwenga ibitoki, mbese ubuzima bwose bwo mu giturage. Nari nzi kuragira cyane, umukecuru akankunda, aza no kumpa intama nk'impano. Gusa ntibadufataga neza, ariko nibwo buzima twisangagamo, kubaho tutarya bitabuze. Najya ku musozi kuragira, tukajya kotsa ibijumba n'abandi bashumba. Badutoje kwanga mama hahandi tutanamusuhuzaga yaje Cyangugu, ariko umunsi umwe yaje gusenga Imana, iramubwira iti ugiye gusubirana n'abana bawe. Ntabwo yabyumvaga, ariko Imana yari yavuze. Hari igihe yari yaje Cyangugu, numva ndigaye njya kumusuhuza kwa mama wacu. Numvaga ko nawe yatwanze, ariko mbonye ukuntu anyakiriye arira, ndamubwira nti ntunsiga. Ntabwo yahise anjyana, yaragiye turasigara. Ya ntama bampaye niyo nagurishije nkuramo amafaranga anzana i Kigali kwa mukecuru. Babonye nafashe umwanzuro bati na murumuna wawe mujyane. Turaza tuza i Kigali, hari kuwa kabiri Ikiruhura, hari amateraniro. Mama tubonye ahita asaba umwanya wo gushima Imana, nuko twagarutse i Kigali. Kubera ubwo buzima twanyuzemo, amashuri yanjye nayize ku bigo byinshi. Nka primaire y'imyaka 6 nayize nko ku bigo 7 cyangwa 8. Tumaze kugaruka i Kigali rero tuba Kiruhura, ubuzima bwari bukomeye cyane, kubwirirwa no kuburara, kandi tugomba kujya kwiga. Nyuma ya Jenoside nibwo mama yakijijwe, dukura tubona asenga, dukunda natwe gusenga. Naje kubatizwa tariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2005, umbatirizwa i Kiruhura. Nageze mu gihe cy'ubugimbi, aho numvaga ntangiye gukura, nuko nsa nk'ubiteye umugongo. Nabandi ku ishuri sinite ku byo gusenga, ariko nagera mu rugo ngasenga. Nyuma naje kubona ko ibyo ndimo atari byo, bitewe n'abana twiganaga abasengaga. Ntangira kujya ambasanga, nkifatanya nabo mu masengesho. Imana rero naho yamfatiye kuva icyo gihe, numva ntangiye kuryoherwa no kuba mu Mana, nkomerezaho kugeza n'ubu, kandi ndacyakomeje kwamamaza Yesu. Reka ngaruke inyuma ho gato. Imana yabanye nanjye, nza gutsinda ikizamini cya leta, njya kwiga segonderi. Naje kurangiza tronkome, njya superieri mu Ruhango. Niko nakomezaga gukora umurimo w'Imana, ubuzima iwacu bugikomeye. Nakuze numva ko iwacu bazabaho neza, kubera njye nubwo nari nkiri mutoya. Najyaga ku ishuri nkererewe kubera kubura ibikoresho. Minervari yo yabaga yatanzwe na farije. Nageragezaga gushaka uturaka mu biruhuko kugira ngo njye ku ishuri. Narangije segonderi, ndatsinda neza, mbona buruse ya leta, abanyohereza kwiga IPRC. Ariko ndangije segonderi, muri cya gihe tuba dutegereje amanota no kumenya aho tuziga, nibwo nagiye mu mahugurwa y'umuziki. Ku ishuri rya Pastor Aimable hari hajemo abantu bo muri Finland. Nyuma nza no gusaba Pastor gukomeza kwiga. Gusa Imana yari yarakoze igitangaza. Andangije segonderi, nasanze mama baramuhaye inzu i Karama. Bamuhaye inzu bubakiye abatishoboye. Navaga i Karama nkajya kwiga mu Kiyovu n'amaguru, nkamanuka nkajya i Kiruhura kuyobora korari, nkongera ngaterera umusozi n'amaguru.
nabikoze igihe kinini. Ntangira kwiga IPRC turi gusengana n'umusaza wari waturutse i Cyangugu, yarambwiye ngo ni mucurangire indirimbi. Ndangije arambwira ngo iyo gitari nujya kwiga ntuzayisige, niho uzakura ibyo kwambara, ibyo kurya, n'umuryango wawe uzabaho kubera iyo gitari. Sinabyumvaga kuko nari nkumbuye kwiga kandi naratsinze neza. Akibimbwira ndavuga nti n'ubundi gucuranga nzacuranga ndi no kwiga. Ubwo ntangira kwiga, nkajya no kwiga muziki. Mbere yaho gato pasiteri yaje gutangira, Imana imukoreyemo akajya mpatike kuko numvaga ananiwe pe, Imana irabikora. Aza kumpa kwigisha abana bazaga ku ishuri, nkajya kwiga navayo nkajya kubigisha. Nuko natangiye kubona 5,000 ngashyira mama. Naje kubona akazi muri Hotel de Mille Collines, hariyo bande yacurangaga gospel, twakoranaga kuwa mbere nijoro, bakampemba 40,000 ku kwezi. Yari menshi kuri nge bitewe n'ibihe nari ndimo, ariko byaje gutuma ishuri irinanira kuko ndasibaga anagiye gushaka udufaranga kugira ngo tubeho, cyangwa se naba ndi kwiga mu ishuri nge nkaba mfite ekuteri indi kwiga indirimbo nzajya gukora ku kazi. Naje gutsindwa amasomo ndayasibira, nimuka mu wa kabiri ariko nyafite ngomba kuzayasubiramo. Nagombaga kwishyura hafi 200,000 ndayabura, ngira gukora ibizamini byo mu wa kabiri, nuko nisanze navuye mu ishuri. Maze kuva mu ishuri rero nibwo nagiye mu muziki wose. Nta kindi nari bukore, nisanga ubuhanuzi bunsohoreyeho. Najyaga kwigisha amakorari, bari bumpe nka 2,500 ngategesha 1,000, nuko andi nkayajyana mu rugo. Ntibyari byoroshye no gutura kure. Natangiye kwandika indirimbo kera, nandikiraga amakorari, ariko noneho ntangira kwandika izanjye. Rimwe umuntu yumvishe indirimba, uvuze yego ntawavuga oya, ampa amafaranga yo kuyikora muri studio. Naho nahereye. Nyuma nagiye mu marushanwa ikavuga muri Zion Temple, ndayatsinda, abankorera indirimbo 2. Imana rero yakomeje kwagura umurimo, nza kuva akiruhura, ntangira gusengera intora. Imana impa umugisha, ntangira kubona udufaranga. Ubu umuryango wanjye ubayeho neza, mbona amafaranga menshi. Kuri nge ni menshi kuko nabo twiganye IPRC barangije ni bake bashobora kwinjiza nkayo ninjiza. Ndacyafite kugera ku bindi byinshi, ariko Imana igenda ifungura, umuryango wanjye ukabaho neza. Mama yaje gusubira mu ishuri ariga ararangiza. Yigaga i Nyamata mu ishuri rya Bibiliya, ariko bigamo n'amasomo asanzwe. Yari umuhanga, akaba uwa mbere. Naramurihiriye ku ishuri nkamumenyera byose nk'umuntu wiga akuze. Byaranshimishije cyane kubona mama wanjye yiga akarangiza. Mfite imishinga myinshi cyane yo gukora mu muziki na business plan yayo. Uyu munsi numva ishuri ntarisubiramo, ahubwo numva nimbona ubushobozi nzajya kwiga muzike cyane nkayagura. N'ubuhamya bw'umuhanzi Papi Clever twabagezagaho, tubibutsa yuko uyu muhanzi amenyerewe cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano mu Rwanda. Uyu muhanzi Papi Clever akaba akugeza uyu munsi afite umugore umwe witwa Dorcas n'umwana umwe. Imana ikomeze kubashyigikira no kubaba hafi. Niba wumva ukunda ibyo tubagezaho cyane nk'ubuhamya n'izindi nkuru, turagushishikariza kuduha igitekerezo cyawe no kutwandikira. No gukoresha nimero 0718 ushobora kandi no kudutera inkunga niba wumva ufite umuhati wo gushyigikira ibyo dukora. Nta yindi nteguza, nimero niyo ngiyo. Nitwa na Cretin Ntirushwa, hano ni ku Ibendera TV. Ndagusaba nkomeje ngo udushyigikire, ukore like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Nubigenza gutyo, Imana iguha umugisha. Mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe. Imana ibarinde.